Joa. Murakomeye. Urashima gitari. Wowe sari. No mu nzira nasoni wigirira. Nukuri kw'Imana kumusuhuza se hari ikibazo. Urahizo ntoki zawe. Zirahanda. Ntabwo zifite ifaranga. Subiza intoki zidafite ifaranga kuko ntacyo njya nazo. Ariko nakubwiye ko aho wakeba hose ari inote nini gusa n'ibice. Aho ugira ngo ni ibintu bipfa kwizana. Izo ntoki zabuze amafaranga ziragenda zirumagara. Wagira ngo niho bitiriye za Mukagatare. Wivuga byinshi. Uza agashya. Agashya. Ndakubwiye ngo uzajya unshaka we kumbona. Nsigaye mbona buri kanya uri kuri telefone uhamagara cya gisambo n'umuyobozi. Igisambo. Maze abasangira ubusa bitana ibisambo. Ubwo aka kanya nibwo wibutse ko ari igisambo. Ubwo uzi n'ibindi. Aha, ndakumva. Noneho ya ntebe ubu ni njye uyicayeho. Nabyizera se wowe? Ukaba ufite intoki zikomeye gutyo wageze mu ifaranga urabeshya. Usiko zari zigutunze nimba wazisubiyemo kucyo utoro nk'umunyamafaranga. Nta nubwo biri no kugusa. Bisawe. Bitamusa. Ubona kari akantu afite imbere ari akantu kizanye. Kubera ko n'iki gituza cyawe yakegetsemo amajigo. Byose birakureba icyambere n'ifaranga. Nawe n'ubu urifite uzambwira mugekemo. Ikibazo rero ni kimwe. Ayo majigo yakura muri iki gituza cyawe ayajyana mu bindi bituza by'abandi basana. Ntabwo bikureba icyambere ngiye cyo dupfana n'amafaranga. Nta kindi dupfana n'umuntu, sibyo? Ariko waruze n'ibende. Kuva nagiye ku ntebe. Ako ni intebe y'agataburete, ni intebe ya sheze, ni yihe ntebe mu bwoko bumwe. Ubuyobozi. Wowe jewe nyine. Ninde wongeye kugusubizaho? Umva nawe. Nuko nkubwiye. Ubu nicaye ku ntebe ariko suburetse tukabyumva. None se birisere koko waje ku ntebe? C'est sérieux. Nzi ko atari baza kubitubwira. C'est sérieux. Bazababwira ariko. Uvuga ngo nanone wicaye kuri ya ntebe warusanzwe wicaye. Umva na ubwo se baruzi ko umva uko mumeze. None tuvuga. Sibyo? Niko. Harya waravuze ngo ugiye kujya wubaka inzira no koyiboneye ukagira gute. Ndamenye umuyobozi ari inde uyoborwa ari uwo. Uzumugano bita Tezefu. Mubure wowe. Mubure. Umbore. Ariko amakuru mfite ko bakweguye uri karakasa nkande k'ikofi isigaye irahanga. Inde. Wowe? Inde bikubwiye. Bakweguye. Are we. Bakweguye. Nandabye ntabwo nashira we. Yankaragata. Ubuyobozi. Icyubahiro cyanyu rwose. Ariko Kevin mimbera mushya buri munsi. Nukuri kw'Imana. Erega mvugisha ukuri. Ariko uko kuri kwawe uzi ko ntabwo umuntu wese avuga ukuri kose bakuranguza. Ahubwo igitangaza ngo isi yarahindutse. Nuzi wawe undi mwagize umuyobozi? Ngo ansimbure. Karabaye se? None hari marakora marorerwa. Kamakuru yawe ntajya arangira. None wararongora umwana na nyina. Wiki? Nuzi umukobwa wawe? Umukobwa wawe n'umuzi? Joanna se? Aragenda akamupfumbata. Ngumbu ekusumana gasana. Ibyo kwa mugabo wundi ndabigutumye. Urumva ibintu duhuye umbwira. Ndetse barashaka no kuzamurongora kamucyura burundu. Pe kandi nkubwira ngo mwirukane ingegera. Munsubize ku ntebe yanjye mutashwe. Kwengwiki? Ewe. Keve muze ayo makuru yafite gihamya cyangwa ubwo uragira ngo ndahiri ndakacika amaguru ngendesha amavi kwiki ibyo ngubwira n'ukuri karabaye akodeshereza umukobwa wanjye ryari zembe uzi kirutwa ninda wagira ngo niki nyamonjonjore aka kanya tugiye imbere karabaye wahamye ibyo bintu ko bizi neza
cyangwa ni amagambo y'abagabo b'uyu munsi wa none dore ko abagabo basigaye bagira amagambo n'amatiku kurenza abagore dore nabihamya pe wabihamya nabihamya ariko wa mugabo we ku mwana wanjye we ndavuna kuko uramutse umparabikiye umwana mu gihe ari umukobwa umwe ukamparabikira wasanga uri kumwe nta jyamo ifite ariko waruzi n'ibindi nkuraye ndagahuma amaso ncika amatwi nk'uko amenya ashire mu kanwa ncika amaguru ngendesha amavi agiye kumurongora bitagiye kure kandi bitagiye kure iyo ndahiro kiriya kigoryi kirongora umwana kirongore na nyina muyobo enda erega munsubize ku ntebe yanjye narayitsindiye karabayigeze ubwo ngaragura gutya anyigaragura akigaragara ko umwana wanjye karabayeho mubona hose ndamuvuna wari umumbuye nawe cyokoze ndi kumwe nawe mbona umva nishimye cyane yego ntabwo mbeshye none se sinakubwiye ko amafaranga ari mu rukundo ruza hagiye bamukumbuye cyane ariko mbese umubura nk'uko nkumbura sheri ni cyane nabyo nzi ko nyine nzi kugaragaza neza ariko kubera abagize inama b'abagabo tukiramo kwegeramo kugushyira ese kuki wifata ku mukunzi ntukihagarareho ahubwo tujye duhagararana sibyo love you too genda gukunda tu ariko nyine hari byinshi utarakemura subizi gahunda ziriho ibibazo mfite muri ino minsi nawe urabizi ariko ntabwo uri kubikemura uko bikwiye ibintu by'ikibazo ikibazo cy'amafaranga any support for you ndagukunda be none reka ngende sibyo nta kibazo ndi neza mwese ndagenda utamerekeje sawa none se ndagenda utamerekeje nzaguherekeza ikibazo muzehe utangaye abaki niko baba we uraritse amabinga hano uraritse inzobe yawe hano ruguru kabaye agakize ngo iki agaki kabaye uzi umugabo wawe ufite noneho akurusha iyo nzobe utihuse rero mwana mba rero nkubwire muzehe nanga ubugabo bugenzwa n'umunwa agasaza kangana nkaho uraza umbwira ubusutwa gusa wabuze ikindi kintu ukora oya nagira ngo nkubwire umbwira icyo wagiye umenya ibibazo byawe ukareka ibyanjye ubundi nawe nta kuntu twakwigenza tukabahima ndeba njyewe nawe kabaye ibyo ntabwo bikureba uranyumva neza ibibazo by'urugo rwanjye ni iby'urugo rwanjye wowe nagutumye amakuru ariko se uri muri ngofero wallahi ubu nge nawe nkuko bibagarara neza
turebye ko twakora. uvuze kandi wakagabo wereka mbanze nkubwire banza undebe Ndakubona. ndeba wese Kubona. uma urambona se urambona iki urareba ukabona njyewe nawe hari aho duhuriye wajya umenya uko ureshya wajya umenya uko ugenda nabo n'icyiciro urimo nta n'isoni ngo uhumbye gato iriya nzobe shaho iri kumwe n'umugabo wawe barakudiha ndabikubwiye ariko nubwo ndi kubikerensa uyu mugabo nkeneye kumwegaho caraha soni umugome ngegera ayo mugabo w'umugome kugeza ubwo umpemukira bene aka kageni nagukoreye ikibasi Usirakuze. cyatuma unyicura urupfu Hano namuzanira raporo. ibyo ndimo ni raporo ni iki uyu munsi wa none nahaye umwanya akazi sinita ku mwana wanjye wakigomewe kugeza ubwo nsambanyiriza umwana sigo nsambanyiriza umwana Uri muyobozi. hey muyobozi ndavuga ndetse amwicanyi we Umwana asambanyije. Nzi ko ninjye nawe duherukana. Ninde mwana nasambanyije kuko mutuka. tinyuke nsambanyiriza umwana kugeza bene aka kageni Ndetse ho. Njyewe. Umva nkubwire. Mva hano ngiganira amaguru. Nimba hari n'igi usibye no kuvuga gutyo. Nta mwana w'umukobwa ndabona wambaye ubusa. Nubwo yaba ari akana gakamba sindakabona kambaye ubusa. ubusamarira ukundiza urabona bizakumarira iki urabona bizagufasha iki kugeza ubu ni mu cyongereza ngo ayirabe ntabwo ushobora kugusebya kumbwira ngo mwana wowe mwana asaba uri mubi wowe mwana nyine ni wowe mwana wa mwamuzi umubabaro ugiye umutima wanjye ugiye guturika kubera wowe kereka uwagufata nkagucinya hasi ntunkoreho izo ntoki ziriho zikabakaba amatama y'umukobwa wanjye zikorakora ibibero by'umukobwa wanjye usibye no kwitwa umuyobozi ntuzonge kwitwa umugabo wanjye ukundi ibirenze kuri ibyo uye kugufungisha usibye kurera uwo mukobwa urimo kwishinja cyangwa umwana urimo kwishinja njyewe umugome bene aka kageni ku buryo utinyuka kurongora John umwana n'ibyari ugatinyuka umugabo w'umugome w'ingegera wikora mu nda nta so ese niba naragushatse mfite umwana uriya mwana ntabwo aba ari umwana wawe ku buryo ujya kutinya kumbi Joanna ni wa wundi twitaga amabebe wamwita no kuri kumana wanjye Joanna Yesu nzasa mpoze nyina mucyure cyangwa se Joanna za ntabwo aragera kure